uyu ni perezida nyaperezida, uyu ni Barafinda Sekikubo Fred, mwarimu mpuzamahanga wigisha ku by'ubutaka n'imisoro ku butaka. Noneho tuze tusaba ko abanyarwanda abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga iyo ya kure n'ayo hafi, abari imbere mu gihugu, banyarwanda banyarwandakazi, abaruda n'abarudakazi, tukavuga tuti n'uturuda duto tutarafata irangamuntu turebaza iyi misoro twabaruda twavuze ko tuzakuraho. Ni imisoro ku butaka, ni imisoro ku mazu, ni imisoro ku bakene badafite igishoro cya miliyoni 6. Bityo rero banyarwanda banyarwandakazi, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo y'u Rwanda, noneho n'abari muri East Africa no muri Afurika hose no ku isi hose. Bityo rero tukifuza ko abanyarwanda mwese mwumva ingingo ikwiriye gutabara abanyarwanda bose kugira ngo ikino kibazo kitazagora abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, kubera twe twarize turaminuza. Izi kaminuza twahize hirya no hino mu mahanga, haba aya hafi mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa muri Afurika yose no ku isi yose. Noneho tuzikoreshe neza, tuzibyaza umusaruro ariko bishingiye mu bwonko. Bityo rero banyarwanda banyarwandakazi, birababaje cyane, bigateza akarengane mu banyarwanda, akarengane k'ibihekane. Bityo rero dialogue and consensus, banyarwanda hano duteraniye twese mu Rwanda kubera impamvu ikomeye cyane yatuzinduye twe abaruda n'abarudakazi n'abatari abaruda, twita well wishers, abifuza ko ibintu bihinduka mu Rwanda, dukuraho imisoro ku butaka no ku mazu, n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 n'izindi mpamvu zose zigera kuri 200 ku rwego rw'u Rwanda, n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ariko tugaruke hano iwacu Rwanda, ku bw'umwihariko imisoro ku butaka igomba kuvaho, ku mazu igomba kuvaho, no ku bakene igakurwaho. Bityo rero umwanzuro ntakuka binyuze muri dialogue and consensus, tubimaze kubiganiraho mu gihugu cy'u Rwanda mu turere 50 tw'abantu bagiye baturuka mo, ariko turere tushaka kuvuga 50, dufata uturere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda, n'utundi turere 20 mu biyaga bigari. Abanyarwanda bashoboye bose kutuhamagara no kutwandikira no kwitabira inama rusange tushoje mu kanya mwese. Noneho tukabara tuti ngo ni uturere 50 twose. Aba bashoboye kuza mu nama binyuze mu kiganiro twagiranye dialogue. Ikiganiro cyari cyiza, impande zose z'ibitsina byombi, abakuze n'abakiri bato. Noneho n'abandi bafashe umwanzuro muri twe, n'abatashoboye kugera hano bari ku rwego mpuzamahanga, bahamagaraga bakoresheje ikoranabuhanga, noneho itumanaho, kubera noneho twabaruda twafashe hasi no hejuru mu ikoranabuhanga. Bityo rero byadufashije cyane isi yose kuyegeranya, kugira ngo buri muntu wese atange igitekerezo cye, aba abaruda b'imbere mu gihugu, abaruda baba mu rwego mpuzamahanga hirya no hino hose ku isi. Noneho bose twafashe umwanzuro hamwe
uvuga ko imisoro igomba kuvaho ku butaka no ku mazu no ku bakene badafite igishoro cya miliyoni 6. bityo rero tukavuga tuti imishahara bahembwa ntabwo iri kugendana n'imisoro iri kwakwa. bityo rero tuhere ku barimu. umwarimu ufite ubutaka akagira inzu mu Rwanda birumvikana ahembwa umushahara muke, noneho yasabwa ay'ubutaka ugasanga ay'ubutaka arenze ubushobozi bw'umushahara we. noneho guhaha se arahaha ate, gukodesha inzu arakodesha ate? bityo rero urumva inzu z'abanyarwanda ninde wazijyanye ku buryo abitwaga ba nyirazo bose babagize abapangayi basigaye bakodesha bapangisha? ninde watwaye ubutaka bw'abanyarwanda ku buryo bose abasigaye bose babagize abapangayi? uwo ninde ko atasohorokayo ngo aveyo atubwire? ninde wifatiye abanyarwanda ku gahanga agatwara ubutaka bwabo n'amazu yabo akabagira abapangayi? icyo ni ikibazo twese banyarwanda mu Rwanda turi kwibaza, kandi uwo bireba ahite agisubiza vuba na bwangu, kuko umwanzuro umaze gufatwa. tumaze kuzenguruka inshuro 50 mu turere 30 tugize u Rwanda. noneho twari tumaze kuzenguruka inshuro 49, iya 50 nayo yahetuwe. twari tuburayo uturere 3 kugira ngo inshuro ya 50 yuzure. noneho twayipfundikiye neza. none abanyarwanda bafashe umwanzuro witwa the general decisive decision, icyemezo ntakuka rusange cy'abanyarwanda. dushaka ko imisoro ku butaka ivaho no ku mazu ikavaho, n'abakene bekakurwaho, noneho abantu bose bakihangira imirimo, icyo bashoboye mu bwonko bakagikora. noneho iyo mirimo niba myinshi, ibikorwa bizavamo nibyo bizasora, bikazavamo imisoro yose, tukubaka n'ibikorwa remezo. ariko abanyarwanda bose bakora, noneho ubu ngubu usanga dufite abaryi benshi ariko abakozi bake, ibyo kurya biravahe? abo rwose hari ingingo ikomeye cyane aho. abanyarwanda turabaza tuti ko ari imbere mu gihugu babuze ibyo kurya, kandi hakomeza kuzanwa n'abandi bava mu mahanga batahuka b'impunzi, abo bose bazarya iki nimba abantu benshi badakora? noneho kandi benshi aribo barya, bose bararya ariko bake nibo bakora. abandi mumva bazabaho bate mu gihe akora akana kariya bakagafata ngo ntikemewe? ugasanga umuturage arishakashakishiriza icyo akora, byose nta na kimwe cyemewe, kandi ntibabahangira imirimo ngo babereke mukore iki n'iki, kandi mugikorere hafi y'aho mutuye bitakugombera itike. bityo rero ako tugasanga ari nk'akarengane k'ibihekane. banyarwandakazi, dushaka ko ibiciro noneho byajyana n'imishahara y'abanyarwanda, haba imbere mu gihugu cyangwa mu bahagarariye u Rwanda mu mahanga, ubwo n'embasezi zose. twese noneho nk'abanyarwanda tubyumve neza twese hamwe. ubwo se mwarimu ureba umushahara ahembwa nimba wavamo amafaranga yo kwishyura ubutaka, urebe amafaranga y'imisoro ku nzu ye, ubutaka bwe, noneho urebe amafaranga y'ibishingwe, noneho urebe amafaranga y'umutekano, noneho urebe amafaranga ya mituweli, noneho urebe imisanzu runaka hirya no hino, noneho urebe amakotizasiyo avuka buri munsi, noneho urebe ikindi kintu bita cy'ubusabane kisa nkaho utagitanga, kigasa nkaho ari ikibazo, ubaye ikibazo mu muryango nyarwanda. bityo rero murebe ubukene burimo kwiyongera, noneho ubukene
nimba burimo kwiyongera, amafaranga arimo kubura, ibiryo birimo kubura, noneho n'ibihari bikendera kandi birushirizaho kuzamba. Bityo rero twifuza ko imisoro ku butaka yavaho no ku mazi igakurwaho, n'abakene bagakurirwaho iyo misoro. Noneho reba umushahara w'umusirikare, noneho ukuremo ay'ubutaka bwe, ukuremo ay'inzu ye asorera, noneho urebe umushahara asigarana, noneho urebe itike imutwara hirya no hino, noneho ujye kureba kwiga umwana we ibiki, bose bigira amafaranga. Amashuri abanza n'ayisumbuye bose bigira amafaranga, ntaho bigira ubusa, kirazira. Kuko ibyo byose ni ibizamini turimo gukubita hose mu gihugu, turebe noneho abazabitsinda, nimba koko abanyarwanda bigira ubuntu cyangwa batanga minerivare ari uko bayihinduriye izina gusa bakayita gahimbaza. Ariko iriya ni minerivare irarenze, ndabarahiye. Tumaze kuzenguruka hose mu gihugu twasanze yarahinduriwe izina bayita gahimbaza, kandi ari minerivare ihambaye irengeje ubushobozi bw'abanyarwanda. Abanyarwanda ni abashomeri, ntibafite imirimo yo gukora, nako bahanze barakabuzwa. Bityo rero ugasanga abakene barimo kurushaho kujya mu cyobo njyakuzimu, ni ukuvuga icyobo njyabukene. Barimo kurusha gukena kurushirizaho, barabura icyo barya, barabura icyo bambara, barabura icyo banywa, barabura uko bivuza, barabura icyo bararira amanywa, ntibakirya. Usanga abashoboye bahebera abana babo bakabiharira abana, mu gihe nabyo babibonye ugasanga hirya no hino abana bameze nabi, barashonje, n'abakuru barashonje. Bityo rero abantu bose imyenda barayigabanyije, ipantaro ntizikibakwira, amajipo ntagikwira abadamu n'abakobwa kubera kugenda bata ibiro bananuka kubura icyo kurya. Bityo rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko abakakirebyeho abakagikemuye bo birwariye urukebu, ntibashaka no kukirebaho. Reba umushahara w'abasirikare koko wavamo imisoro ku butaka, havamo imisoro ku mazu kuba yafite, noneho kuba ko utafite amazu havamo ubukode bw'ayo mazu, kubera amazu bayasoresha n'ubutaka babisoresha, ibiciro byarazamutse. Ubwo noneho udafite inzu niwe baryoza ayo yose, noneho ugasanga inzu umuntu akodesha irahenze, irushijeho guhenda kurenza n'ubushobozi afite cyangwa n'umushahara ahembwa. Bityo rero icyo ni ikibazo cy'icyorezo cyaguye mu karere k'ibiyaga bigari, ariko noneho twashingira hano iwacu u Rwanda kikigira swi, kigize cyakaraha kajya he, kigize ikibazo cy'ikirunga gishaka rwose kugora abanyarwanda, kibacumbikirezaho ibyo kotsi, noneho kinatogota gishaka kubaturikana. Ibi birunga rwose ababicanira babikureho, bakuremo izo nkwi benyegezamo. Reba rwose nk'umushomeri yakurahe ay'ibishingwe, yakurahe ay'umutekano, yakurahe ayo yose bamusaba, yatanga sayo y'umutekano bakamwiba. Iyo bamwibye ibintu bye barabimwishyura, ntibamwishyura uyabambe. Bityo rero ako bakita akarya barezi, ndabarahiye. Banyarwanda, banyarwandakazi, bakora imishinga bayikore neza, bayitunganye. Nimba umuntu aguhaye amafaranga ye y'umutekano akibwa ibintu bye, ugomba kubigishyura byanze bikunze. Wowe ntabwo umuntu yaguha amafaranga y'umutekano ye ya nijoro ngo murindire haba ku manywa, none ibintu byabura ngo irwarize, noneho kamuhataho ngo akomeze atange ay'umutekano kandi ntacyo bimumarira. Ibyo ni akarengane k'ibihekane. Ikindi
tushaka ko abanyarwanda b'abashomeri bakurirwaho iyo misoro ku butaka, kuko nta mpamvu n'imwe yatuma basorera ubwo butaka kandi batagira akazi. nta kazi leta iba yarabahaye, ubwo bakuraho imisoro. ni ukuvuga umwaka n'ujya ushira bazajya bakuba iyo misoro inshuro zose nka 400, noneho usanga umuntu basigaye bamwishyuza amafaranga menshi, babuteze cyamunara ngo yabagiyemo imyenda kandi aribo babiteye. bwari uburyo bwo kumwera imina, kumwigizayo ku mitungo ye bayitware mu kandi gakoryo. ibyo ni akarengane k'ibihekane tw'abaruda n'abarudakazi, tukavuga tuti vuba na bwangu ibyo bintu bigomba kuvaho, bigakoresha n'umuvuduko wabizanye kugira ngo byongere bisubiraho byavuye kandi bisubiraneyo na ba nyiri kubizana. ibyo ni akarengane k'ibihekane rwose. imisoro ku butaka iveho, abasirikare bashobore guhaha no kubaho neza, kuko barwaniriye igihugu bagamije kugira ngo kibohore, kibone ubwigenge. noneho n'ubwisanzure byose ku banyarwanda nabo ubwabo. nimba igihugu cyarabonye ubwigenge bwaba buri hehe? bwaba ari baringa. ubundi ubwigenge buboneka kubera igihugu kibohoye ku bintu byose no ku bantu bose bazanye imisoro igora abantu. n'abakoroni bo kugira ngo abakoroni b'i Burayi bari barigarurije ibino bihugu byacu muri za 60. impamvu habayeho kuharanira ubwigenge, bashaka gukuraho iyo misoro ku butaka. uwayigaruye ninde? bashaka gukuraho imisoro ku mazu. uwayigaruye ninde? bashakaga gukuraho ibigoye byose babihindura ibigori. abo babigaruye ni bande? noneho abakurambere bacu basogokuru na badata bari bamaze gukuraho ibyo bintagazi, noneho abandi badufatiye mu gahanga barabigaruye. icyo ni ikibazo cyorezo kivutse mu kiremwa muntu mu mpera z'iki kinyejana cy'ubushize. none iki cya 21 kiri monogoje mu karengane k'ibihekane gakorerwe ikiremwa muntu. bityo rero twe abaruda tukavuga tuti turaje ibyo byose tubikureho. nta muntu wishimiye na buhoro, yaba mu gihugu hose. abanyarwanda tumaze kuzenguruka inshuro zimaze gufunga 50 neza. noneho naho imyanzuro gufatwa kandi ku muvuduko, kandi bitarenze isaha, bigomba guteganyirizwaho isaha n'isaha, umunota n'umunota. bityo rero imisoro ku butaka iveho huti, nta zubaza, nta bintu byo kuvuga ngo ibigumyeho. oya, ni ibintu n'itegeko rirakitegekwa. ntidusaba, dushaka abanyarwanda idukorerweho ibyo bintu. uwabizanye ninde? ntitwabimusabye. bityo rero abakene bakurirweho imisoro ku butaka no ku mazu bikurweho, kuko ubutaka ni gakondo kanani y'abanyarwanda twahawe n'Imana ku buntu, tutaguze tutanaguranye. icyo ni icyambere. nta n'uwagiye mu Buyapani ngo agure, ngo ashoraye aburangure, ngo abuzane abutuzeho abanyarwanda ku buryo agamije gukuramo aye yashoyemo. ikindi, inzu dusanga ari igicumbi cy'umuryango nyarwanda, umwana avukiramo agakira cyagakena, ariko agira aho ataha, ejo atazabura aho ataha. bityo rero banyarwandakazi mwese duteraniye hano mu Rwanda, n'abavuye mu mahanga mwese, mwakoze kwitabiriye inama rusange muri iki kiganiro twise General Dialogue and Consensus. twaganiriye ku bintu kandi tukabivugaho rumwe, tubyumvikanaho kugira ngo imisoro ku butaka iveho, noneho abantu bashobore gushyira akaraso ku mubiri, noneho n'imishahara babahemba nayo igendane n'ubukungu uko buhagaze muri iki kinyejana no muri iki kinyagihumbi n'iki gihe.
cyane cyane aya mezi muri uyu mwaka wa 2018, bityo rero abanyarwanda bawusoze neza, imisoro ku butaka ivuyeho no ku mazu yabo biveho, noneho abanyarwanda bavuge tuti twaribohoye koko, icya kabiri twabonye ubwigenge koko, icya gatatu igihugu cyacu gifite umudendezo, umutekano koko, haba kuw'abantu haba n'uw'imitungo yabo, rwose barya utwabo nta ubahagaze hejuru, nabo barye utwabo tugere mu nda neza, rwose nta mutekano muke, naho ubundi abanyarwanda basa nk'aho batwawe ibyabo, n'uwabibatwaye ntavayo ngo agaragare, ahubwo babona babitwara gusa. Urugero, umuntu atunganyije imbere y'umuhanda ku isambu ye, harahapavomye, ahashize amapave, yarangiza imodoka ziraze zirahaparitse, noneho undi akaza akaba ari we uhasoresha nk'aho arahe. Ayo mafaranga yayatwara nta nubwo ahaho porosantaje kuri nyir'ubutaka ngo amuheho amafaranga ku ijana runaka, ngo wenda nawe ikibanza n'ike, kandi ikindi niwe wahakoze uhapavoma, ngo noneho bavuge nawe katumusubizeho kuye agaruze kandi yungukeho, wenda ube n'umushinga wungukira bose. Ahubwo bamwe baraza imodoka yahaparika bakamwishyuza amafaranga bakishyirira mu mufuka. Ako kaba ari akarengane gakorerwa ku banyabiziga, ku bantu bose bafite ibinyabiziga mu Rwanda. Ako nako kagomba kuvaho, kandi ntibatanga accountability ku amafaranga yagiye asorozwa kuri iyo mihanda yose, ku modoka zagiye zihaparika. Ibyo byose harimo inyereza mitungo rikaze cyane, kandi bakavuruganya imbyeyi n'ibimasa koko. Ewe wavuruganya imbyeyi kandi nta bwatsi zitarishize, uba wumva amata zayakurahe? Ikindi wavuruganya ukavuruganya n'ibimasa koko. We kuva isi yabaho mwigeze mubonaho bavuruganya ibimasa? Wanavuruganya se ntabwo ugira icyo ugenera kuri uwo muntu wipavomeye ku muhanda we, agashyiraho amapave, imodoka zahaparika zahamara iminota ingahe zanishura, noneho ntihagire ikimugenerwa. Ibyo ni akarengane k'ibihekane ku bantu bose baturiye ku mihanda highways cyangwa kuri streetways hano mu Rwanda. Icyo nacyo ni ikindi cyorezo cyavutse abanyarwanda binubira. Bityo rero ibyo nabyo bigomba kuvaho vuba na bwangu, byanagumaho noneho amafaranga avuyemo bakajya baha nyir'ubutaka amafaranga runaka bakayagabana, ibyo bigasobanuka nabyo icyo kibazo kikava mu nzira, abaruda bakabatsinze cy'umutwe n'icyo hasi, bagitsendera abanyarwanda bose muri rusange nta vangura iryo ari ryo ryose. Bityo rero bakakumira n'umuco wo kwikubiraho imitungo no kwigwizaho imitungo kuri bamwe, apana kuri bose. Banyarwandakazi baturiye mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo n'umujyi wa Kigali, ubwo ni umurwa mukuru w'u Rwanda. Mukomere kandi mukomerezaho, kandi mwese turabashima, abaruda n'abarudakazi, tukavuga tuti n'uturonda duto tutarafatiranga muntu. Ruda rwose ibana neza n'abatari abaruda, nabo baravuze bati turuda rwose ni uburyohe, ni ubukombe, twese twarayikunze, haba mu Rwanda haba mu mahanga, aya hafi n'aya kure hose. Abanyarwanda bose baravuga bati ruda yacu, uturuda duto natwo tukavuga tunekereza ruda yacu koko. Ruda ni ubukombe,
ruda ni uburyohe igomba gukuraho imisoro ku mazu no ku butaka no ku bakene badafite igishoro cya miliyoni 6 n'abantu basoresha amafaranga basoresha amamodoka aparika ku mihanda ayo mafaranga avamo akajya asaranganywamo no kuri abo ba nyiri ubwo butaka. Bityo rero ba nyiri kuhakora ayo mapave ibyo byose bakabona amafaranga bakagaruza yabo baba bashoyemo. Bityo rero icyo nicyo twise hano General Dialogue and Consensus. Uwo ni umwanzuro and General Decisive Decision, icyemezo rusange ntakuka kandi ntabanduka, kuko yo batabagize icyo baba babaririye mu mibare kandi bigaragara ko ari akarengane k'ibihekane. Bityo rero banyeshuri mwese abari mu kiruhuko mu Rwanda muzifate neza, musome inyuguti, muhore mu makaye, ntimukajye muzerera, ntimukajye gukina, muhore mwiga, mukunde ikaramu, mukunde amakayi azabakunda. None nimusubira ku ishuri abarimu babakunde cyane by'ibihekane, none babishimire, namwe murusheho kwishimira inyuguti n'inyuguti nazo zibishimire, hanyuma mubitsinde mube umwe, munywane amakayi n'amakaramu n'ibyo mwiga n'abarimu ibyo babigisha. Abarimu mubakunde nabo bazabakunda, n'ibyo babigisha nabyo bizabakunda. Mubitsinde icy'umutwe n'icyo hasi, mubitsindagirira kuri birote mu manota, muyacyure yose uko yakabaye. Kandi mujye mwirinda kureba amafilimu igihe kirekire, kubera amafilimu akuonkamo ubwenge wakabaye ukoresha mu kwiga inyuguti, kwiga note zawe, ugasanga umwanya nawo upfushiza ubusa. Mujye mwibanda mu kwiga, kuko nimuzabivamo mujya mu kazi. Iby'abaruda bato bise gutakara mu kazi, kubera gutakara muri ruda kujya muri ruda ni ubukombe, ni uburyohe. Bityo rero banyarwandakazi bakiri hasi, mwikunde kwiga. Nimukunda kwiga namwe bizabakunda mu mashuri hose mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Murakoze murakarama. Uyu ni perezida wa ruda, perezida nyaperezida, perezida wa ruda ni Barafinda Sekikubo Fred. Uyu ni umusaza wakataraboneka. Uyu ni perezida nyaperezida, perezida wa ruda mu Rwanda hose, perezida muri East Africa, perezida nyaperezida muri Afurika, perezida nyaperezida ku isi yose. Kubera impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika, aho twifuza Afurika kuyigira umurwa mukuru w'isi. Noneho u Rwanda narwo rukazaba umurwa mukuru wa Afurika. Kubw'izo mpamvu zikomeye cyane, abasirikare bakurirweho imisoro, kuko imisoro ntabwo iri kujyana n'imishahara babona. Imishahara babona iri hasi, imisoro iri hejuru. Ibyo bikitwa akarengane k'ibihekane. Abarimu nabo nuko imishahara yabo ntijyana n'imisoro bakwa, haba ku mazu yabo, kubayafite, haba ku butaka. Ibyo byose birimo kubarenga n'imyuzure kabuhariwe. Abakene b'abashomeri badafite akazi, bafite ubutaka n'amazu yabo, abo nukuvuga bananiwe kwishyura iyo misoro, kandi bari mu cyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu n'icya gatandatu. Ibyo byiciro babizingagamo 2 noneho havamo 3. Batazababesha ni 6 byose muri rusange, n'ibibiranga byose turabifite, turabizi. Bityo rero bagendaga bafata ku cya mbere bakagihuza n'icya kabiri, hakavamo icyiciro cya mbere cy'ubudehe, bakahuza icyo cya gatatu n'icya kane bakabihuza, hakavamo icyiciro cya kabiri cy'ubudehe, bakahuza icya gatanu n'icya gatandatu, havamo icyiciro cya gatatu cy'ubudehe.
n'ubundi nk'uko bakabizanye mbere mu ntangiriro n'ubundi niko bimeze, ahubwo bahinduyemo ako gakoryo, nakwita agakoryo nanone katari keza. Noneho urumva bakeneye izo mfashanyo, bakeneye inguzanyo, bakeneye kuba bajya mu mahanga gusura bene wabo bariyo bakabatera inkunga, ntibemerewe gufata pasiporo, ntibemerewe gufata inguzanyo muri banka. Ako ni akarengane k'ibihekane ku bakene, ni ukuvuga abakene bagiye kurushirizaho gukena bajya mu cyobo njyabukene. Noneho kimonogoje ubukene bugiye kubongerera umuvuduko, bapfe vuba babure uko babigenza, nayo kubashingura bayabure, abana babo basige babaraze ubukene karande, ubukene bujya mu cyobo njya kuzimu kibi cyane. Noneho icyo gikomba abana babo n'abuzukuruza ntibateze kuzabyikuramo. Bityo rero ibyo abaruda twe dusanga ari akarengane k'ibihekane abanyarwanda barimo gukorerwa mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Ako ni akarengane k'ibihekane. Noneho abaganga nabo imishahara yabo ntabwo izajya igenda n'ibyo basabwa, imisoro ku butaka no ku mazu yabo, noneho no ku bindi byose bagenda basoreshwa. Ibyo byose bazasanga ubushobozi bugenda n'umushahara wabo butakigendana n'ubushobozi bwo gusora. Noneho abacuruzi byo byarabarenze, abacuruzi baba amabutike, amaduka yisumbuyeho, amangazini, abanyenganda, bo bose bakorera mu gihombo. Bityo rero Lorenzi Kavu yarabibasiye, noneho bari munsi y'umurongo, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Abo barahomba nyuma y'iminsi 90, amezi 3. Uwatangiye bizinesi mu Rwanda usanga yahombye, yanahombanye uwo yagiye, none akabura n'umugurira akabiteza kuri make. None ibyo byose ni biri guteza ibihombo mu banyarwanda. None ugasanga ni ikibazo, ufite imodoka yo bamusoresha arahambaye gusumbya iby'imodoka yinjiza. Umumotari amafaranga yinjiza kuri moto ibyo ntibijyanye n'amafaranga bamutuma. None usanga ibyo byose byarabarenze. Bityo rero ako dusanga ari akarengane k'ibihekane gakabije, ndabarahiye. Bityo rero abanyarwanda bifuza ko ibyo byose twabaruda twabikuraho ku muvuduko w'akataraboneka udasanzwe. Bityo rero banyarwandakazi, ab'amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, mwihangane kidogo rwose. Ibyo byose birarangira kubera Imana irabibona. Murakoze cyane. Abo bireba abaruda n'abarudakazi n'inshuti z'abaruda n'uturuda duto tutarafatiranga muntu mwese mu Rwanda, murakoze kudukurikira. Kino kiganiro kiri no kuri satelite, isi yose iragikurikiye. Bose abafite kode, abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tumaze gufatiranga muntu mwese muze kwiyandikisha muri ruda, mwese mufate kode zanyu zo kuri satelite. Bityo rero mwese nk'intoki zose hamwe zo ku maboko yombi n'amenyo ya ruguru n'ayo hasi, twese twifatanye dukureho imisoro ku butaka no ku mazu. N'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 bose tubareke bakore, kandi buri muntu akore ibyo ashoboye, ibyo yumva abashije. Ibyo bizitwa imbaturabukungu ya bose. Bityo rero uyu ni perezida nyaperezida, Perezida Barafinda Sekikubo Fred. Uyu ni umunyapolitike mwiza, umunyapolitike w'akataraboneka. Wamukura hatari hano iwacu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika. Umurwa mukuru w'isi, u Rwanda umurwa mukuru wa Afurika. Uyu niwe perezida nyaperezida. Muzajya mumbariza kuri wa3.ruda.tk. Iyi tike, iyi ni tica
of Kigali, teacher w'i Kigali, mwarimu mpuzamahanga wigisha ku by'uburenganzira bwa muntu, haba no ku mitungo ye, haba kubaho n'itegeko, kurya n'itegeko, uwabimuvutsa yaba akoze icyaha, kunywa n'itegeko, uwabimuvutsa yaba akoze icyaha, gutunga umutungo we n'itegeko, uwabimuvutsa n'icyaha yaba akoze. Abaruda n'abarudakazi n'abana beza bose bita ku byabarengera. Twese twashyize hamwe batazababesha n'inshuro n'imwe haba. Twabaruda twaje nk'uruhara kuna kurundi inyuma, haba bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga. Murakoze cyane, kandi mujye munakurikira perezida wa Ruda mwese kuri iyi nomero ya telefone ikurikira: agasaraba 250 78 34 28 622. Mwese mujye muhamagara perezida wa Ruda amasaha 24 iminsi 7. Ababa imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga mwumvise nabanje gushyiraho kode agasaraba 250, mugahita muhamagara perezida wa Ruda mushizeho n'inomero ze za telefone ariyo 78348 mukayongera kuri iyo 250 mwabanje gushyira agasaraba, ihita ihamagara perezida wa Ruda akayitaba. Niwe uyiyitabira amasaha 24 iminsi 7, amanywa n'amajoro, ahora ari stand by class 1. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo.